twabazaniye abahanzi ndakeka n'abahanzi baragiye kutwibwira mu minota mike. Duhereye wenda iburyo bwacu babita bande? Mwakoze, nitwa Nyamusabe, ndi umucuranzi wa groupe yitwa Dusase Muzika. Dusase Muzika? Oui. Dusase Muzika abafatanije na mugenzi wanjye nawe ari bubibwire. Watubwiye ngo twagusanze muri studio, iyi nayo niyo twari turimo tugerageza gukora neza kuko yari iri hari kwitasobanutse. Abagabo mbasanze muri studio yitwa King Studio, iri hano munsi ya Mike, kandi buri muntu wese ushaka kuba yakora umuziki nawe yabagana bakora umuziki mwiza. Fazo Big Producer niwe producer, ariko nahasanze Traxler ni nawe wari uri gukorera aba bagabo. Ndakeka birumvikanye, itangazo riratanzwe mutwere umuziki. Iyo tugiye kuba yitwa Butamuriza. Twongeye kugaruka rero ni ku Kiraro TV, muri kumwe n'umuhungu wanyu Emmanuel Nsengiyumva, Emmanuel the G-Stone, ruvuga bitabigembe rw'ingurire kubaze sarwa minde rukazambuga. Ubwo ndi kumwe n'abasani batoroshye, dukubitireho murya twumve. Mwabyumvise rero, abari muri Kigali, abari hanze ya Kigali, mu majyaruguru, mu majyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba, abari hanze y'u Rwanda, muri Amerika, Aziya, Europe, ahantu ahariho hose ngira ngo muduteze amaso, muduteze n'amatwi. Hano rero twabazaniye abahanzi, ndakeka n'abahanzi baragiye kutwibwira mu minota mike. Duhereye wenda iburyo bwacu babita bande? Mwakoze, nitwa Nyamusabe, ndi umucuranzi wa groupe yitwa Dusase Muzika. Dusase Muzika? Oui. Dusase Muzika abafatanije na mugenzi wanjye nawe ari bubibwire. Ngewe rero nkaba ncuranga gitari solo, ariko bitabujijwe ko n'izindi njya nkoraho ntacyo bitwaye. Ndaririmba, ndi umuhanzi, byose nibonamo. Ubwo groupe wayita? Yitwa Dusase Muzika. Dusase Muzika. Tugere kuri mugenzi wawe. Yitwa Dusabumuremyi Jean Felix. Ndi umucuranzi, ndi umuririmbyi n'umuhanzi. Ncuranga gitari akompanyoma. Murakoze cyane rero kutwibwira. Umuntu abarebye muraba musa nkaho mukuzemo, umuntu ahita yibaza se mwatangiye umuziki ryari? Wenda nkange wenda watangiye mbere. Nanjye nabitangiye kera, nabitangiye muri za 88. Ubwo watangiye uririmba wenyine, niba ukuntu byaje kugira ngo wiyumvemo iyo mpano ugeze aha ngaho ugeze aka kanya? Nari mfite mukuru wanjye wari izina ryo gucuranga, niyo waje kunyigisha. Anyigishije rero, amaze kubimenya biba ngombwa ko tuza gukora akagurupe. Twari dufite orchestre yitwa Umunezero, yavutse nabo biturutse kuko hari habonetse irushanwa muri 88 yari ifite intego yo guhesha agaciro umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi. Biba ngombwa ko nkora indirimbo kandi mbona ko ntari buyiririmbe jyenyine, yifashisha mfatanya n'aba bandi ko wanyigishije n'abandi twari kumwe
mbese tugira gurupe umuziki utangira twita orukestre umunezero ngo twabikoze turi orukestre umunezero nuko gurupe yaje ubwo tugize amahirwe irushanwa turaritsinda bidutera imbaraga zo gukomeza kuririmba. Mugenzi wawe ngo umuziki wawe warawutangiye ryari wowe? Murakoze, njyewe ndi muto kuri we. Njyewe natangiye muzika ahagana muri za 97 nyuma ya jenoside. Numva jenoside yabaye n'umwaka, ariko ikirangira 94 mu kwa 11 nibwo nagannye umuvandimwe niwe wanyigishije. Aranyigisha rwose ndanabimenya pe. Twari turi abantu batwe twamuganiye turi abantu bagera nko kuri 20, ariko naje kuvamo mbaringe ubimenya menya byinshi kurusha abandi, ku buryo nari ndi kumwe n'abandi nabo baje kubimenya biciriritse, ariko nabo harimo abo twaje kwifatanya gatoya muri groupe yindi yitwaga ibya mukuru. Rero ariko ubumenyi mfite nabukuye kuyu muvandimwe niwe wanyigishije, ni mwarimu wanjye. Ibyo bintu ni byiza cyane. Na n'ubu rero n'ikigeretse ntabwo twigeze dutana, urabona ko n'ubu turacyari kumwe, kandi mu cyifuzo cyanjye bifuza ko nta cyadutanga usibye kuba ubuzima bwo kuri iyi si mwabusoje, ariko ubundi tuzakomeza. Ni ibintu by'agaciro cyane kubona abasaza nkamwe, abantu mukuze muri gukora umuziki. Ese nk'iyo mwitegereje umuziki wa kera mugereranya gute n'umuziki w'ubu ngubu? Murakoze. Umuziki wa kera ari umuziki mwiza, ariko n'ubu ni mwiza, ntiyemekaga kuba atari mwiza. Reka wenda mbere kuva kera, umuziki wa kera mvuga niba byaterwaga n'igihe waba mugana umuntu agezemo, ariko wumvaga abantu barimba ibintu bateguye, bakarimba ibintu bifite insanganyamatsiko ifatika yumvikana. Buriya uzanakurikiza uzumva n'indirimbo za kera usanga zidasaza, ntabwo zisaza nk'izubu, ariko izubu nabwo kubera ko ubu hajemo baba bafite ikoranabuhanga, nazo baba bafite uburyo indirimbo wumva ari nziza. Wenda nuko harazamo harimo abagira nk'insanganyamatsiko ugasanga zidashamaje, zidafite icyo zahindura mu Rwanda. Ariko ubundi umuziki uhindura byinshi. Umuziki muri rusange ni ahantu abantu bagaragariza ibyiyumviro byabo. Nimba ubabaye turabyumva mu ndirimbo, nimba wishimye urabivuga mu ndirimbo, nimba urakaye urabivuga mu ndirimbo. Urumva indirimbo, umuziki ni ahantu abantu bagaragariza amarangamutima yabo. Bivuga ko uno munsi abantu bararirimba ibintu ariko ukumva biraryoshye, birakubita, biradunda, ariko washaka ikintu muri ya magambo ukakibura. Rero ndabona murakora umuziki wa live. Ese mugira ahantu mukorera? Umunsi nta twari dufite, ubundi nk'uko mugenzi wanjye yakubwiye, twari dufite orukestre yitwaga ibya mukuru, ariko iza guhagarara bitewe n'iyo twagize ingaruka za COVID-19. Biba ngombwa ko inanirwa ntiyabigikora, ariko nkatwe nyine twumva ko hari icyo twiyumvamo, ntabwo twahagarara, reka twegere turebe ukuntu twagarura inganzo yacu. Basanze muri studio rero mwari muri gukora umuziki mushyashya. Ese iyo ndirimbo nshyashya yitwa ngo iki? Ni indirimbo ntabwo ari nshyashya, wenda ku buryo ni indirimbo twashaka kongera gusubiramo. Ni mix. Ni indirimbo yari yarabayeho mushaka kongera kuyisubiramo. Tuyinoze biruse ikomeye yari imaze. Tuyinoze bibirishije uko yari imeze. Imwe yitwa twakoze, imwe yitwa abagore baragwira. Ni indirimbo izwi, abantu barayizi.
Mwadukubitiraho rero mukumvisha abadukurikiranye ubu ngubu muri kuri kamera, abantu bo ku isi yose barabareba, mubumvishe kuri uwo muziki gatoya kabisa. Yemwe bantu muraha, Yego nimutega amatwi mwumve, yego icyo ngira ngo mbabwire, yego turabaramutsa cyane kuko turaha twese, twarewe n'Imana, turamugisha, turabaramutsa cyane. Nyirabonye abahungu aho kuringaringa, turabaramutsa cyane. murakoze cyane rero, murumva ko aba bagabo rwose bafite impano idasanzwe, muracuranga neza, muririmba neza. Ese mwumva mwifuza kugeza hehe umuziki wanyu? Urumva ko mwari mwaracitse intege bitewe n'ibihe. Ese murumva mushaka ko umuziki wanyu mwawugeza ku ruhe rwego? ngo mufite iyihe migambi? murakoze. Intumbero yo ni ndende, kuko kugira ngo ukore umuziki byanze bikunze kugira ngo mbere na mbere wowe ubwawe wishime, numara kwishima ushimishe abo hirya yawe. Nibikubera byiza waguke akarere, urenga imbibi zako, ugire igihugu cyose, nibishoboka wambuke n'imbibi z'igihugu cyawe. Nuko rero twifuza, niyo ntumbero yacu, twifuza ko umuziki wacu wakwaguka ukazagera ubwo urenga imbibi z'iki gihugu cyacu ukagera hakurya y'inyanja. Ubwo rero turasaba ubufasha, ubufasha dusaba. Burya ubufasha bwa mbere bubaho ni ibitekerezo. Iyo umuntu aguha igitekerezo, burya niyo nkunga yawe, akakureba akakubwira ati ibintu byawe ni byiza, ariko wakongera n'iki, wagira utya. Iyo nkunga rwose bavandimwe mudukurikiye turayibasabye, muyiduhe rwose. Abagabo barimo barababwira ati bakeneye inkunga. Umuziki urahenze muri ino minsi, urahenze kandi usaba n'amafaranga menshi. Ese mwaba mufite imirimo mukora ituma mubasha gukora uno muziki, cyangwa hari ubundi buryo mukoramo uno muziki? Mu buzima busanzwe, mu bijyanye n'imirimo y'porofesiyoneri ntayo. Ni ugushakisha mu buzima turimo biciriritse, ni kanyamubyizi, umurimo uri porofesiyoneri dufite. Urumva rero ko birumvikana neza, nubwo nta mirimo mufite ya danje, ariko muri gukora umuziki kandi umuziki urahenze. Bantu badukurikiye rero, murumva ko aba bagabo bakeneye amaboko yanyu, bakeneye ibitekerezo byanyu. Ahubwo ikintu tugiye kubasaba, bagiye kuvuga nimero bashobora kubabonaho, kugira ngo n'uwabashaka abe yababwira gute, yabageraho bimworoheye. Mubabwire nimero. Yego, umuyobozi wanjye we niwe uzibaha rwose. Nimero 0782 75 22 72. Tugana ku musozo wenda y'ikiganiro gitoya tuba tugiranye, nifuzaga kugira ngo wenda mugire message muha abantu babakurikiye, haba ari ku rubyiruko, haba ari mu rungano rwanyu, n'abandi batoya bari kuzamuka, cyangwa se n'abandi bana bashaka gukora umuziki muri rusange. Muri buri cyiciro cy'abantu mugire ikintu muba mwababwira mbere y'uko mubasezera. Reka mbanze ngewe umuyobozi aransoreza. Icyo umuntu yabwira urubyiruko rw'iyi minsi rushishikajwe no gukora umuziki, burya umuziki mwiza wubaka abawumva, bihereye ku nsanganyamatsiko umuntu aba yashyize imbere. Ni byiza rero kugira ngo umuntu ajye gukora umuziki yawutekerejeho, yarebye ku nsanganyamatsiko agiye gushyiramo uwo muziki, avuga ati ese iyi nsanganyamatsiko agiye gukora izamara iki abazanyumva, izubaka abantu bangana gute, ese izishimirwa na buri wese, urubyiruko, umutoya, umukuru,
buri wese yibonemo icyo kintu tujye tugitekerezaho mu gukora umuziki tukigendereho cyane cyane kuko kugira ngo ukore indirimbo uyu munsi yishimirwa n'igihande kimwe cy'abanyarwanda ikindi gisigare ntabwo byaba bivugitse cyane nubwo wenda ba nyiri kuyumva bibanezeza ariko byaba byiza buri wese yibonyemo yaba muto ubundi bavuga ko umuziki wundi mwiza umwana ahari usanga agira atya urubyiruko ruhaguruka rugataraka umukecuru n'umusaza aho ari nabo usanga arimo anyeganyeza ikirenge ndetse n'umutwe bikajyana kubera ko yishimiye wa muziki ni icyoro twifuza bavandimwe urubyiruko dukora umuziki twibande ku nsanganyamatsiko tugire icyo tumarira abanyarwanda murakoze noneho wenda mbere y'uko ngera ku muyobozi wawe ubwira urubyiruko cyane cyane ndashaka ko ugira ikintu ubwira ababyeyi babona abana bafite impano bakavuga ati mugiye kuba ibirara mugiye kuba indaya abandi mugiye kunywa amatabi murasaze imiziki ni abantu bataye umutwe ntibasa gihobe abo babyeyi bo bababwira iki ingero gikomeje nari wari umaze kutubwira wari umaze kudusezera reka umuyobozi wawe yego nibyo ababyeyi ikintu nababwira ni uko buriya ubuhanzi cyangwa se ubuhanzi ntabwo ari umwuga mubi ni umwuga mwiza cyane ariko ni ngombwa kugira ngo babe bashyigikira n'abana bafite impano be kuzipfubya byaba byiza cyane kuko nibo ejo hazaza nibo uyu munsi ni nawe ejo hazaza noneho ikindi nabwira nk'urubyiruko rugomba kugerageza niba bari gutanga mesaje ntidutange mesaje ku magambo gusa kuko ubona ko hari urubyiruko ruhengamira mu biyobyabwenge iyo kintu bagombye kwirinda rwose ibiyobyabwenge bakabireka ntabwo kubura umuhanzi ntabwo bivuga ko ari ibiyobyabwenge ntaho bihurira ariko kugira ngo hari ababyitirana bituma hari n'ababibona umuntu ari umuhanzi bagamushyira muri iyo shusho y'ibiyobyabwenge ibyo byatwubaka ni wa mwari wabaye umwagatukisha bose ariko barahari abo bantu bose nibo nabwiraga birinde ntabwo ibiyobyabwenge ntabwo kuba umuhanzi ntabwo bivuga ko ibiyobyabwenge ngarutse gato kuki umuntu yabwira ababyeyi bacu bavandimwe ntabwo kuba umuhanzi ari ubwomanzi umuhanzi w'iyi minsi arahanga akagira icyo yigezaho ahubwo babyeyi nimwegere wa muhanzi mumugire inama niba ugiye mu buhanzi bigenze gutya igitekerezo kirubaka kandi kizamugeza ahakomeye wimufata nk'aho agiye korama ahubwo azorama n'ubigiramo uruhare ariko nanone azaba n'umuntu muzima n'ubigiramo uruhare mutwegere rero mwegere urubyiruko mwegere abantu bakora umuziki ibitekerezo ni ibyanyu kandi bitugirira akamaro mbere y'uko rero dufata umwanzuro bwa nyuma ndashaka ko mutushyiraho akaririmbo musezera abantu babakurikiye akaririmbo kumva kabari ku mutima twongere twumve uwo murya w'inanga nk'uko watubwiye ngo twagusanze muri studio iyi nayo niyo twari turimo tugerageza gukora neza kuko yari iri hari itasobanutse kugira ngo twongere abagabo mbasanze muri studio yitwa King Studio iri hano munsi ya Mike kandi buri muntu wese ushaka kuba yakora umuziki nawe yabagana bakora umuziki mwiza Fazo Big Producer niwe producer ariko nahasanze Traxler ni nawe wari uri gukorera aba bagabo ndakeka birumvikanye itangazo riratanzwe mutwere umuziki iyo tugiye kuba yitwa Butamuriza Abutamuriza akarira gashaka
kabisa murakoze cyane wumve ngo ibi bintu ni iby'igikundiro kandi birashimishije mucuranga neza muririmba neza sasa abadukurikiye rero ku Kiraro TV aba bagabo mu basapotinge babahaye nimero zabo mubahamagare abantu bafite ibitaramo mubashake mubahereza amafaranga nabo batera imbere ubashoremo imari zanyu umuziki wacu wongere wumvikane abari badukurikiye rero turabashimiye nakagaruka mwari kumwe na Emile Nsengiyumva The G-Stone ruvuga utabigembe rwikubira nk'ubazesa rw'amindero rukazavuga ciao twongere kubona murakoze cyane murakoze cyane